murakoze ariko mwe mwatuvuye yanyu murakoze natangije ibihumbi 40 kijyaho kirashira none ejo bundi tugiye kumva nk'ubu ku makuru baba bavuga yuko n'ubundi cyagarutse. Right, na Fly Life TV rero aho mukomeza kugenda mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, aho tuba tugenda tuganira n'abaturage mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tugenda tumenya ubuzima bw'imibereho y'abaturage muri rusange uko bagiye babayeho, tugenda tumenya ibibazo bagenda bahura nabyo ndetse n'uburyo babyitwaramo n'uburyo babikemuramo. Aha ngaha rero turi ngira ngo ni mu isoko rimwe ahantu bakunze kwita mu Gashyekero, turaza kumenya neza ni hantu ki, ese aho hantu abaturage babo babayeho bate mu isoko ho barimo kubyitwaramo gute, cyane cyane no muri iki gihe cya COVID-19. Of course nyine Jay Mubera mukomeza kugenda mukurikira, tugenda tubana mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mu biganiro bitandukanye. Reka tuganire n'abaturage tumenye ngo gahunda zabo zifashe gute, barimo kubyitwaramo gute hano mu isoko, bo ubuzima buhagaze bute muri iki gihe, cyane cyane ko iki cyorezo cya COVID-19 ari icyorezo navuga ko cyashegeshe isi yose, ariko ubuzima burongera bugakomeza. Reka tuganire n'abaturage tumenye uko byifashe. Muratangira mutubwira amazina yanyu. murakoze ariko mwe mwatuvuye yanyu nayavuze nivuze. nitwa Kabagabe Konsole, nkaba nkorera muri iri soko. mwabivuze bakunda kwita mu Gashyekero. Bakunze kwita mu Gashyekero, ariko ngira ngo sinzi niba Gashyekero ari umudugudu, niba ari akagari cyangwa ari umurenge. Mwadufasha kugira ngo abantu badukurikiye baze kumenya ahantu duherereye, niba ari mu muhe murenge, mu kahe kagari? ubu ngubu turi mu murenge wa Gikondo, akagari ka Kagunga, umudugudu wa Kabuye ya mbere. Muri Kabuye ya mbere tubasanze hano mu isoko, batubwiye ko ari namwe bayobozi ba rino soko. Muri iri soko ibintu bihagaze bite? Murabona mwebwe ibijyanye na clientele birimo kugenda gute? Abakiriya bari kwitabira ugereranyije no mu minsi yashize mbere yuko iki cyorezo kiba, urabona bihagaze bite kugeza ubu? Murakoze. Kubyerekeranye n'abakiriya ibintu byarahindutse. Icyorezo kitaraza twabonaga abakiriya tugacuruza tukunguka, ariko ubu ngubu byarahindutse, byasubiye hasi, twasubiye inyuma, ntabwo dufite abakiriya benshi. Biragaragara yuko abantu ntabwo imirimo iri kugenda, ntabwo bari gukora ngo babone amafaranga bazaduhahire. Ibyo rero bigatuma natwe twarasubiye inyuma. Ni ukuvuga ngo ibyo twacuruzaga umunsi umwe turabicuruza gatatu, ndetse bimwe kuko ducuruza ibyiganjemo ibyangirika, hari n'ibituborana nk'inyanya, intoryi n'ibindi. Ubwo rero urumva ntabwo wabigereranya rwose, mbere byari byiza, gusa nanone ntabwo twataka kurusha abandi, kuko ni icyorezo cyaze isi yose. Ubwo rero tugerageza kwihangana, ariko twizera yuko imbere bigenda bimera neza. Turizera n'ubundi ko icyorezo kizarangira, imikorere yacu ikongera ikagenda neza. Birasa nkaho iki cyorezo kirimo kiragenda kitavugwaho rumwe n'ibihugu bitandukanye, ndetse n'abaturage hari uburyo bagenda babifata, ariko nanone amakuru atarizerwa neza avuga ko hashobora kuba harabonetse urukingo, wenda umwaka utaha mu 2021 hakaba hazatangwa urukingo. Mwebwe ibyo bintu iyo mubyumvishe, urwo rukingo murwiteguye mute? Murakoze. Natwaye makuru turimo turayumva nk'uko agenda asakara hose, turi kuyumva ndetse tukumva turayishimiye cyane, tukavuga si urukingo natwe kuko igihe kizagera rutugereho, kuko umuntu wese ndahamya yuko igihe cyose atarakingirwa aracyahangayitse, icyorezo kiracyahangayikisha kuko kiracyahari. Ubwo rero natwe turavuga tuti niba rwazaga natwe rukatugeraho nk'igihugu, ndetse natwe mu Gashyekero twese rukatugeraho twaba dukingiye. Nicyo cyifuzo twese dufite, turacyishimiye cyane. Ari ukubyumva gusa, ni inkuru mbese iri gusakara. Ndahamya ko abantu bose bamaze kubyumva, ni inkuru twishimira cyane. Dutegeranyije amatsiko yuko igihe kigera natwe tugakingirwa. Mbere y'uko urukingo ruza, noneho ni ubuhe buryo muri gukoresha mwebwe kugira ngo murusheho gukomeza kwirinda iki cyorezo hano muri iri soko rya Gashyekero? Murakoze. Nk'ahandi hose natwe turi gukurikiza za ngamba. Murabona twambaye udupfukamunwa neza,
ubundi mbere twakoraga twegeranya akameza hakanda ariko ubu ngubu turimo turashyiramo intera ya metero hagati yacu irimo n'ubundi kandagira ukarabe zirahari natwe twinjira mu isoko ariko dukarabye ndetse n'abakiriya bacu binjira ariko bakarabye izo ngamba rero tugerageza kuzikurikiza uko bikwiye mu gihe tugitegereje rwa rukingo. Murakoze. Reka tubashimire, murakoze cyane, tukomeze tunaganira na bagenzi bawe. Murakoze cyane. Kora subscribe kuri AfriLive TV. Muratangira mutubwira amazina yanyu nawe. Nitwa Mariya Rehema. Namwe tubasanze hano muri iri soko, mwebwe bihagaze bitangaha mu isoko, dusanze nawe wicaye hano urimo uracuruza ku kameza kawe rwose wagerageje wambaye n'agapfukamunwa, gahunda zihagaze ziteho? Gahunda za hano mu isoko umuntu ababona nyine nta bakiriya bahari, nta mafaranga hari kubera n'ijya hari ni covid ahari yabiteye, uba ubona abantu bakennye nta mafaranga. Ese mama wenda utubwiye buriya nta kindi kintu, hari business zagiye zivuka muri iki gihe cya covid, ugasanga abantu wenda bagiye gukorera kuri za murandasi, bari gukoresha internet, wowe buriya niba ubona hano bitavamo nta kuntu wenda nawe wayoboka internet ra? Oya, ntabwo nayiyoboka njyewe internet. Kubera iki? Ntabwo nabishobora kuko ntabwo nayimenya. Wayimenya nese ibintu byose si ukwiga? Sinayimenya kuko ndashaje. Ibyo ngibyo ni iby'abantu bo muri viziyo kandi njyewe navutse mbere bitaraza. Wavutse mbere ariko biragaragara ko nawe uri umusirimu, ntabwo wabura kumenya gukoresha internet n'ubundi. Ndako internet birebye kuko niyo nziza. Urumva niyo nziza ni amajyambere. Urumva ni amajyambere yatugezeho kandi meza, tugomba nyine no kuyakira. Ubuse we ntukoresha nka ka WhatsApp cyangwa ugasanga uba nko kuri za Facebook? Urabikoresha. Urumva rero internet n'ubundi urayikoresha, uze nta kuntu bakora bavuga ati reka njye ubucuruzi bwanjye ndeke kuza kwirirwa nicaye mu isoko mbikorere kuri internet kandi bizagenda neza, ni nabwo haba hari abakiriya. Uko wa mugani ukoresha touch ntabwo wenda internet yayiyobera. Ntabwo yayiyobera. Wumva se ubwo nta kuntu nyine ubucuruzi bwawe wahita ubushyira kuri internet ukajya gukorera kuri internet, cyane cyane ko ari naho haba hari abakiriya benshi. Bibaye byiza nyine, bibaye ntibishobokeye niho nyine umuntu yabikorera. None se ubwo ingamba uri gufata noneho kugira ngo nyine kugira ngo bigende neza gutyo ubwo ingamba ndi gufata nyine ubwo ngubwo bw'amajyambere ari kuza nzabishyira mu bikorwa. Murakoze. Urakoze cyane. Murakoze. Kora subscribe kuri AfriLive TV. Tubwira amazina yawe nawe. Nitwa Ronsa Clementine. Gusanze hano nawe mu isoko rya Gacaca, nawe niho ucuruza? Ese rino soko twabonye abantu benshi bakora, harimo ari abantu bakuru, wowe muto uri mu se ufite imyaka mikeya muri iri soko? Njye uyifite muri bose n'ifite n'imyaka mike. Ibyo ari byo byose nk'umuntu ufite amaraso y'urubyiruko ni nawe bakorana cyane, ubu niho winjiza amafaranga menshi. Oya, ntabwo njye winjiza menshi, buri muntu afite amahirwe. Umuntu afite amahirwe. None si ibintu wabimanaginze gute kuvuga ngo reka joininga abantu bakuru b'abakecuru nanjye nkorere muri iri soko ryabo, ukiri umuntu navuga ukiri umugeni ufite imyaka mikeya n'ubu? Nyine nuko umuntu nuko nyine ashakisha kugira ngo nyine azabone ejo heza. Kugira ngo umuntu azabone ejo heza ashakisha gutya. Ibyo ari byo byose hari nk'abandi bakobwa navuga ko muri mu kigero kimwe mungana nabo, ariko baba batafata risike nk'iyi ngiyi ngo baze nabo bacuruze, ugasaba bibereye mu bindi bintu, mu zindi ngeso zitandukanye, cyangwa se barahisemo izindi bizinesi. Wowe byagufasha gute kugira ngo utekereze kuza gukorera hano muri iri soko? Nyine nanjye nabanje kubitekerezaho, nareba ukuntu nakwirwa nicaye mu rugo nshakisha amafaranga makeya, ngenda gutyo nongeranya ndagwiza, nyine mbona ayo kubanza nkacuruza bikeya, nyine mbona biraguye ibintu birimo kuza gutyo. Ugereranyije wenda watangije nk'igishoro kingana gute kugira ngo utangire muri iri soko? Natangije 20,000. 20,000.
uyu munsi uyu urebye ibintu ufite urebye n'aho umaze kugera wenda umaze igihe kingana icyo ukorera aha ngiye kuzuza ukwezi. ugiye kuzuza ukwezi yesi muri uku kwezi bya bihumbi bya 40 urabona byibuze uyu munsi uramutse urebye umutungo ufite kugeza uyu munsi urabona bihagaze nko mu mafaranga angana? Yego agenda aza ari makeya ariko akaza nubwo abakiriya nyine bagenda bagabanyuka ariko aza ari makeya. ubu ngubu ugereranyije kuri bya bihumbi bya 40 watangiranye ubu bimaze nko kugera kuri angahe? Bimaze kwikuba. bimaze kwikuba ubu ufite nk'ibihumbi 120 byibuze bimaze kwikuba gatatu mu kwezi? Oya bimaze nko kwikuba wenda rimwe ntabwo umuntu yahita yikuba kabiri. ubu se byikubye rimwe ntibyaba bikiri bya 40? Ntabwo byaba bikiri ya 40 kuko n'andi wenda agenda aza. ubu tuvuge ko bigeze nko mu bihumbi 50 se basi cyangwa birenga? Birenga wenda. cyangwa wanze kutubwira umutungo wawe kugira ngo nawe wamujamu bugutereta ataza ko batisheri yarigwire reka ndebe ukuntu njya kumutura ikibazo. Oya ntabwo ariyo mpamvu. uba ushatse kwima amakuru sheri? Oya ntabwo mba nshaka kuyamwiba. twarimo tuganira na mukecuru hariya tuvuga ku bintu byo kudigitaliza ibintu bizinesi bakazishyira kuri online zigakorera kuri interinete. noneho nkawe tugize amahirwe tugusanze muri iri soko uri umuntu w'umujene wowe ntabwo wigeze utekereza gufata ubucuruzi bwawe ngo ube wabushyira kuri interinete nawe kuri murandasi kugira ngo ubashe guhura n'abakiriya benshi icyarimwe kandi wibereye mu rugo? Oya ntabwo ngewe nabusizeho ariko wenda nabyo bizagerwaho. mbese ubu nk'umujene ibyo ari byo byose ubona ushobora gukoresha taci uri ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye icyo kintu ntabwo wari warigeze ugitekerezaho? nagitekereje ariko ntabwo ndabona ubushobozi ku buryo nagura iyo taci. ariko ni ukuvuga ngo buri gukorera iceri kugira ngo amafaranga namara kugwira ube wakora gahunda nk'iyo ngiyo. imbogamizi wagiye uhura nazo hano muri iri soko kuba ukoranamo n'abantu bakuze wenda ari wowe navuga ko ari wowe mutoya muri iri soko nta mbogamizi waba waragiye uhura nazo? nazo ndahura nazo ndumva nazo pe. urabona ibintu byose ari sawa nta kibazo? ndabona byose ari sawa nyine si ibyo abakiriya bagenda babura. urakoze cyane reka tugushimire. namwe murakoze. Kora subscribe kuri AfriLive TV. namwe muratangira mutubwira amazina yanyu. Mukagatare Clotilde. none se mukecuru ubundi wowe turabona uburyo wambayemo agapfukamunwa buratangaje ubu nturi guhera umwuka? nyine ni ukwizirika kugira ngo iminsi yicumi. nta kuntu waregezamo gake kuko bigaragara bisa nkaho uri guhera umwuka. nuzi ko bavuga ngo abakecuru nkatwe twebwe iyo tugezeho bihita biba burundu. nibyo uba wirinze mbese. hari undi mukecuru hano wari urimo atubwira ngo atubaza ngo icyo n'ubundi ibiganiro tugenda dutanga nk'icyo byamamare ariko tubabwiye ko twabavuganiye bagafungura ubukwe. ubu ibintu byo gufungura ubukwe ubundi mwebwe mwabyakiriyemo? twabyakiriye neza ni ukuri twarishimye kandi ubu aho igihe kigeze tuzongera dusubire mu buzima buzima kuko abanyarwanda turasenga dufite igihugu ubuyobozi butureberera butuvuganira nta bwoba rero. nta bwoba murumva nta kibazo rwose? cyane cyane. abakobwa banyu bari gushyingirwa? abakobwa bacu bari gushyingirwa amasoko yarafunguwe turajya mu masoko nubwo bitoroshye ariko ntawabura cyangwa ngo abwirire. abakiriya n'ubundi bari kuza cyane cyane ko nubwo iki cyorezo cyaje ariko ntabwo kigeze gifunga abantu inda n'ubundi bararya. oya cyashatse kuyifunga ubuyobozi bwacu butureberera buduha ibyo kurya bagenda nyine baduha gahunda umurongo tugenderaho kandi twarawubahirije natwe niyo mpamvu rero kirimo kigenda ubona kigenda nyine. mbese ubundi wowe wenda utwibiye nk'ibanga ubundi wabuze iki cyorezo cya COVID-19 wowe wumva ari nk'ikintu kimeze gute? ngewe ukuntu mba nyumva kubera yuko ari bwo bwa mbere kuva mvutse mbonye ibintu by'ibyorezo ngewe cyanteye ubwoba ikintu gifunga insengero iki kintu giteye ubwoba ahubwo Imana ntikidukurire mu gihugu no ku isi muri rusange. iyo ucyumvishe uba wumva ari nk'iki kintu kimeze gute? uba wumva ari nk'ikintu kimeze gute?
iyo nyumvishije rero mba numva ari amayobera kubera ko hari igihe bavuga bati kirimo kiragenda gahoro nk'ubu nabihereye mu Bushinwa mu Bushinwa siho cyabanje nuzi ko igihe cyageze kigasa naho kivuyeho gicitse ubu ejo bundi nibarimo kuvuga yuko cyongeye cyagarutse ubwo wamenya ari ibiki. Turakomeza tuganira ariko n'undi unacuruza ngwino tuguhe bose wanyu nguno papa ngwino inyanya z'ijana mubyeyi muhe rwose inyanya muhe nta kibazo oya ntabwo bamfata kari bukiriya wanjye akira mubyeyi mukira se wagenda gutyo ngo nuko turi kuganira ahubwo nitwumvaga ugize neza Imana iguhe umugisha turakomeza tuganira n'ubundi n'akazi tugakorana cyane ntabwo nabyumvaga yego mukira bwana namubonye nibyo urakoze nawe kandi nose ko ari cyo kiba cyakuzanye nicyo kiba cyanzinduye yego mana cyane barimo tuvuga kuri icyo cyorezo wa mugani ngo urumva bimeze bite cyahereye mu Bushinwa none cyongeye cyahereye mu Bushinwa kiravuga giti baravuga bati kijyaho kirashira none ejo bundi tugiye kumva nk'ubu ku makuru baba bavuga yuko n'ubundi cyagarutse ubwo rero natwe mu Rwanda hari igihe byigeze gucwendeka hapfa babiri hapfa umwe none dore bageze kuri uyu mubare ariko kubera Imana abanyarwanda dusenga kizashira burundu murabyizeye cyane isengesho arimo arakorwa cyane ubundi buryo muri gukoresha kugira ngo mukomeze kukirinda no kugihashya n'ubuhe se no kugihashya twebwe tugendera ku mategeko y'igihugu nk'ubu niba bavuze bati mwambara agapfukamunwa uragakuramo urinde dore ubu muri iri soko nirwana n'abantu ukabona abantu baraje barahoberanya abantu baraje barafatanye duti ntabwo nimwumve ibintu leta ibabwira kuki mudakurikiza ingamba ukumva bamwe ngo reka ngo korona ngo nayiriho ukumva mbese ntabwo tuyumva kimwe cyane urubyiruko urubyiruko mwebwe rwose ikibazo bafite imyumvire ntabwo bari kwemera ko iki cyorezo kiriho cyane ntabwo bari kubyemera urumva nk'inama wagira urubyiruko se cyangwa n'abandi bantu wenda bafite imyumvire yo kumva ko iki cyorezo kitariho ari ibi inama nabagira n'ubundi ndayibagira ni ukugendana n'amabwiriza abayobozi baduha sibyo reba nk'uriya mukuru wa polisi Kabera kuriya Kabera mfite inka nayishorera umva mana yanjye yarakoze avuga ijoro n'amanywa avuga ijoro n'umunsi abamwumva baramwumva batamwumva nyine Imana izabumvisha Kabera ngira ngo rero ni umuvugizi wa polisi cyane uriya mubyeyi mfite inka nayizikura mu kiraro nkamubwira ni warakoze ubutumwa turabumugezaho rwose na minisitiri w'ubuzima bariya abagabo baravuga nkarira ariko cyane Kabera Kabera ni ukuri Imana ijya imuha umugisha umukecuru murakoze cyane rero reka tubashimire namwe murakoze cyane ngira ngo ni Afri Live TV mukomeje gukurikira n'ubundi ikiganiro cyacu reka abari n'ahangaha tugisoreza aho twari twasuye abantu bakorera muri isoko rya mu Gashyekero ngira ngo twagiye tuganira n'abantu benshi bakorera muri isoko rya Gashyekero mwagiye mwumva ibitekerezo byabo bigiye bitandukanye ibibazo bagenda bahura nabyo mu buzima muri rusange uko bigiye byifashe nge na DJ Mubera mukomeje gukurikirana rero iyi ni Afri Live TV mukomeje gukurikirana tukibutsa ko ushobora kubana natwe umunsi ku wundi 5 kuri 5 kugira ngo ukomeze kugenda ukurikira ibiganiro byacu uko tugenda tubibageza ciao ciao